hirya no hino ku isi habarizwa ibihumbi niba atari amamiliyoni y'amadini n'amatorero afite imyemerere itandukanye bijyanye n'imyumvire y'abayashinze. Muri ayo madini yose hari rimaze imyaka 50 gusa ribayeho. Idini rya Satani ushobora kutabyemera kubera ko mu Rwanda ntari hari, ariko mu mwaka wa 2016 ryigeze gusaba ko ryakwemerwa mu Rwanda. Uko byarangiye ntabwo kuzwi, ariko kuba ritaratangiye ubwo ntabwo ryemewe. Mu bindi bihugu iri dini rya Satani riremewe ndetse rifite abayoboke baterana mu buryo buhoraho, gusa umubare wabo wo ntabwo uzwi kubera ko imwe mu myemerere yabo ibyo kubara abayoboke ntabwo birimo. Ni idini usangamo abantu bose amadini asanzwe aba yaraciye abazize imyitwarire n'imikorere yabo, nk'abakora ibyo kwicuruza cyangwa se umwuga w'uburaya, abapfumu, abaryamana nabo bafite ibitsina bimwe, abagizi ba nabi n'abandi isi isa niyamaze guciraho iteka. Ni idini rifite amashami muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu bihugu byo mu Burayi, muri Australia n'ahandi henshi mu bihugu byateye imbere. Ikinyejana cya 20 cyazanye ubwisanzure bwinshi cyane mu bantu hirya no hino ku isi. Iby'amadini akuze yari yaragize ibizira, bamwe batangiye kubikora nk'agahimano ngo birebere n'amaso yabo icyo baba, kubera ko amadini ya kera yari yarabahahamuye, ndetse hamwe na hamwe mu myaka ya kera hagiye hakoreshwa ingufu nyinshi zirimo no kwica kubabaga barenze ku mahame y'idini runaka. Ku isonga y'ayo madini atarigeze yihanganira imigenzo n'ubupfumu n'igisa nabyo harimo Kiliziya Gatolika imaze imyaka isaga 2000 ibayeho. Hari imyaka byagezemo Kiliziya Gatolika ibidini rikomeye cyane ku isi, rigira imbaraga ziruta kure iza leta nyinshi, ku buryo ibyo Kiliziya ishaka byakorwa guko nyine nta kivuyemo, wabyitambika ukabizira. Nguko uko Kiliziya yatangije intambara ku banyamigenzo yitwaga y'umwijima irimo ubupfumu, kuraguza n'ibindi bisa nkabyo, kugera ubwo uwabifatirwagamo wese yahanwaga bikomeye, akicishwa umuriro cyangwa se ibindi bikoresho bibabaza, kandi abihaye Imana bakabanza gusengera ibyo bikoresho ngo umurimo bigiye gukora Imana iwuha umugisha. Reka ingingo tuyivugeho. Je nitwa Ismael Mwanafunzi. Mu gihe cy'imyaka isaga 500 uvuye mu bihe bya kera bizwi nka Moyen Age, bibarwa uhereye mu kinyejana cya 5 kugera mu cya 15 ndetse na nyuma yaho gato, Kiliziya iyegereje cyane abari abategetsi bakomeye hirya no hino ku isi. Bubaka uburyo bwo guhana bihanukiriye icyo bitaga icyaha, by'umwihariko icyaha cyashoboraga kugomesha rubanda ikitandukanya n'imigenzereze ya Kiliziya. Ibyo ni nabyo byakorerwaga bashaka kwigomeka kuri Kiliziya ngo bazane indi myemerere itandukanye n'iyayo. Igitabo cyitwa Dark History of the Popes kigaragaza ko nibura hari igihe hakozwe ibyaha ndengakamere mu mateka y'isi, kandi bigakorwa mu izina ry'idini, kandi bigahabwa umugisha n'abapapa ba Kiliziya Gatolika. Ni muri iki gihe cyamaze imyaka 500 ni intambara Kiliziya Gatolika yarwanye igaramye, ivuga ko ari ingenzi kuyirwana kubera ko bigamije kurinda roho z'umukumbi w'Imana yaragijwe. Abami n'abandi bategetsi bakomeye i Burayi bifatanyije na Kiliziya atari uko babishaka, ahubwo bishakira ko leta zabo zikomera, kubera ko iyo witandukanyaga na Kiliziya Gatolika wabaga wiyemeje kubaga ukifasha. Ni intambara Kiliziya yinjiyemo idafite impuhwe na nkeya, kubaga yaketsweho imyemerere n'imigenzo itandukanye n'imigenzo ya Kiliziya. Niho hazamo bwa bupfumu no kuraguza twavuze mu kanya, kubera ko byahanishwaga ibikorwa wavuga ko ari ubugome bwinshi. Kiliziya na Papa bateguraga amategeko n'inyigisho zerekana ko abakora ibyo ngibyo ari abanyabyaha, bakabihuza n'ibyanditswe bitagatifu. Ubundi leta zigatanga abasirikare n'abamaneko bo guhiga abanyabyaha, utibagiwe gereza n'abagabo b'inkorokoro bo kubamba cyangwa se kwicana ubugome abahamijwe ibyo byaha. Muri iki gihe cya Moyen Age, Kiliziya Gatolika yari isumbirijwe n'abantu bari batangiye kwadukana inyigisho nshya, bakavuga ko bemera Yezu Kristo nk'umwami n'umukiza, ariko bakabikora mu bundi buryo buhabanye n'ubwo Kiliziya ibikoramo. Muri make, Kiliziya yari yatangiye kubona bakeba, kandi kubera kumara igihe kinini ikorana na za leta nyinshi zirimo n'izarenganyaga abantu, utibagiwe n'amabi yakorerwaga i Roma ku cyicaro cya Kiliziya, hari benshi bari baratangiye kuyitakariza icyizere, ku buryo kumva ko habonetse abayigomekaho byari byoroshye cyane. Ibyo byajyanaga nuko imigenzo gakondo yo kwizera ubupfumu, amarozi n'ibijyanye nabyo byose byari bikomeje kwiyongera, kandi nabyo bigakorwa nk'idini, kubera ko ababijyagamo batozwaga kugira imyemerere runaka ihabanye n'iya Kiliziya. Rimwe mu matsinda y'abantu bari babangamiye Kiliziya Gatolika n'abitwaga Katare. Ni itsinda ryabayeho cyane cyane mu myaka y'igihumbi n'ijana n'igihumbi na magana abiri nyuma ya Yezu,
bakaba bari biganje mu gace kitwa Languedoc ni mu majyepfo y'Ubufaransa ndetse no mu majyaruguru y'Ubutaliyani na Espanye. Aba bari badukanye imyemerere ivuga ko isi n'ibikorerwamo byose ari ibya shitani. Muri make babonaga imimerere y'isi y'icyo gihe nk'igendera ku butegetsi bwa shitani, cyane cyane bashingiye ku kuba abantu bari bashishikajwe n'imitungo kurusha kwitagatifuza cyangwa se kwiyeza. Aba bakatare bafataga Kiliziya Gatolika nk'idini ryanduye haba mu bikorwa no muri roho, ndetse bakagenda babyigisha abaturage banagaragaza ingero zerekanaga ko Kiliziya y'icyo gihe idakwiriye kwizerwa. Ibi byarakaje cyane ubutegetsi bwa Roma, bifatwa nk'intambara ibashojweho kandi bagombaga kuyirwana bivuye inyuma. Papa ntabwo yashoboraga kubyihanganira. Ibyo kuganira n'abakatare ntabwo byari birimo. Imyemerere y'abo bantu n'inyigisho zabo byagombaga guhanwa, kimwe n'abakwirakwizaga ubupfumu ndetse n'uburozi muri rubanda. Iki cyorezo abapapa bagifashe nk'indwara yandura, indwara bavuga ko uramutse utayikumiriye yava hamwe ijya ahandi bikarangira igihugu cyose cyangwa se umugabane wose wanduye. Abakatare bashyizwe mu gatebo k'abahakanyi, intumwa za Sekibi zigambiriye gusenya isi na Kiliziya. Mu mwaka wa 1231 Kiliziya yashyizeho urukiko rwihariye rwo guca imanza z'ubuhakanyi, by'umwihariko bahereye ku bakatare. Uru rukiko rwari rukomeye cyane, rufite abagenzacyaha, rukagira abashinjacyaha, abacamanza n'abamaneko babihuguriwe, ndetse banahabwa ububasha bwo gutangira kubikora hirya no hino. Mu gihe cy'iperereza hakoreshwaga ubugome bukabije nk'uko igitabo Dark History of the Popes kibigaragaza. Muri ubwo bugome harimo nk'ibyuma n'ibikoresho byifashishwaga mu kubabaza umubiri, birimo n'ibyavanagamo inzara z'amano cyangwa se intoki, kugera ubazwa yemeye ibyo ashinjwa. Ubusanzwe mu butabera tumenyereye, kwemera icyaha kare bituma ugabanyirizwa ibihano, ariko muri izi manza z'abahakanyi ntago ariko byari bimeze. Baragutotezaga, bakagukorera ibikorwa mbabaza mubiri ngo wemere icyaha, wanamara kubyemera igihano kikaba kunyongwa. Kugira ngo umuntu cyangwa se umuryango w'abantu runaka bashinjwe ibyaha by'ubuhakanyi birimo na bwa bupfumu n'uburozi twavugagaho mu kanya, byavaga ku makuru yabaga yatanzwe n'abaturanyi cyangwa se uhagarariye Kiliziya muri ako gace. Ntabwo abagenzacyaha b'urukiko rwa Kiliziya rushinzwe kurwanya ubuhakanyi babaga bari ahantu hose. Bagendaga bazenguruka mu gace kamwe bajya mu kandi, bakahamara igihe runaka bumva ibirego, hanyuma bagasiga bategetse igikorerwa ababaga baketswe. Mu gihe umugenzacyaha cyangwa se umucamanza wa Kiliziya yabaga ageze mu gihugu cyangwa se agace runaka, ubwami cyangwa se ubundi butegetsi bwa leta buhasanzwe bwabaga butegetswe kumufasha kugira ngo akazi kagende neza. Kiliziya Gatolika abategetsi benshi bayifataga nk'umufatanyabikorwa w'ingenzi mu gutuma abaturage bitwara neza, bimwe twita ituze muri rubanda. Niyo mpamvu leta zabaga zisabwa gutanga abarinzi bo kurinda umugenzacyaha, umushinjacyaha cyangwa se umucamanza wa Kiliziya. Bagategekwa kandi guta muri yombi abakekwa, bakabashyira muri gereza, ndetse no kubanyonga akenshi bababajwe cyangwa se batwitswe bigendanye n'ibihano babaga bahawe. Mu ntangiriro z'ibi bihano, ibikorwa mbabaza mubiri nibyo byashyizwe imbere kugira ngo bibere isomo abandi bahagarika ibikorwa nk'ibyo. Akenshi uwahamijwe icyaha cy'ubuhakanyi yashyirwaga mu cyumba. Ntabwo nzi niba twakita icyumba kubera ko akenshi cyabaga ari ikintu gikozwe mu biti, bazirikagaho amaguru n'amaboko bitandukanye, hanyuma bagakaraga kugera buri kuguru n'ukuboko bigiye ukwabyo. Umuntu agapfa babara cyane. Hari nubwo bakoreshaga ikindi gikoresho cyakuragamo intoki cyangwa se amano, kigashwanyaguza amagufa y'uregwa. Mu gihe cyibazwa kandi umuntu yashoboraga gutotezwa hakoreshejwe ibyuma bishyushye bamushyiragaho, kuzirikwa amaboko ari inyuma, agatuza kakaza imbere kareze cyane, kumenwaho amazi n'ibindi byashoboraga gutuma ukekwa avuga ibyo umugenzacyaha ashaka kumva. Nubwo iyicarubozo ryakorwaga hagamijwe kugira ngo ukekwa atange amakuru menshi cyangwa se yemere icyaha, banabihaye indi nyito ijyanye n'imyemerere yuko mu gihe umuntu yabaga ataka ababajwe n'iryo yicarubozo, ngo imyuka mibi yabaga irimo kumuvamo gahoro gahoro. Nko mu gihe ukekwa yabaga akomeje gutsimbarara akanga kugira amakuru atanga, nabyo byafatwaga nk'aho Sekibi umurimo ari ikigugu, ku buryo bisaba izindi ngufu ngo yemere kuvuga. Muri make, no mu kwanga kuvuga wabaga wiyemerera icyaha. Guceceka cyangwa se kwemera icyaha muri urwo rukiko rudasanzwe rwa Kiliziya byose ntacyo byafasha guregwa, ahubwo byarushagaho guha imbaraga icyatumye Kiliziya Gatolika ishyiraho urwo rukiko. Uburyo bwakoreshejwe no ku bantu bose babaga bafashwe bakekwaho ubupfumu, kuraguza cyangwa se uburozi, kimwe n'abaganga gakondo. Muri ibi bihe kwitwa umupfumu cyangwa se umurozi, kabone naho waba utabikora, hapfa kuba hari uwagutanga, byagushyiraga mu byago bikomeye. Abangaba bo hari nubwo bicishwaga gutwikwa ari bazima. Kiliziya yavuga ko aho kureka roho n'ubugingo bw'umuntu ngo byangirike burundu, byaba byiza kwangiza umubiri iyo roho ituyemo, ariko roho yo ubwayo ikazabona ubuzima buhoraho. Na nyuma yo guhamywa icyaha, ugihamijwe yahabwaga amahirwe yo kwicuza,
kugira ngo yiyunge n'Imana azabone ijuru. Nk'uwishwe atwitswe yafatwaga nk'umunyamahirwe kubera ko ngo umuriro watwikaga shitani yaritse mu mubiri we igakongoka, maze roho ikongera igasubirana ubushyashya nk'uko yaremwe. Mu mwaka w'1303 Papa Boniface wa munani yagize imbaraga cyane cyane i Burayi. Yumvirwa cyane n'abami bayoboraga ibihugu byinshi muri icyo gice cy'amajyaruguru y'isi, kugera ubwo yageze hagaca iteka ati ikiremwa muntu cyose kigomba kugendera ku mategeko ya papa, mu nyandiko yasohotse yitwa Unam Sanctam, cyangwa se twese twitagatifurize hamwe. Abami b'abanyabwoba ntabwo batinyutse kumuvuguruza, uretse umwami Philippe wa kane wayoboraga Ubufaransa wavuze ko adashobora kwemera kuyoborwa na papa. Mu kwangisha abaturage papa, uyu mwami Philippe wa kane yatangiye gukwirakwiza ibihuha ko Papa Boniface wa munani ari umuhakanyi ndetse akorana n'abapfumu, bityo ko nawe ari umukozi wa shitani. Papa Boniface wa munani yanashinzwe kugira igipupe yararanaga nacyo ngo akagikoresha muri iyo migenzo ya gipagani, ndetse ngo yajyaga avugana nacyo. Umwami Philippe wa kane yafashe bya birego byose bajyaga bashinja abaturage basanzwe abihirikira kuri Papa Boniface. Ibi byerekana uburyo muri iki gihe gushinjwa gukorera sekibi byari byarabaye intwaro ya politike mu Burayi, ndetse byarabaye nk'uburyo bwo kwikiza uwo ari we wese mutumva ibintu kimwe. Ikibabaje ariko nuko bitasabaga iperereza ryimbitse ngo icyo cyaha uwo gihamye ahanishwa ubugome. Muri make hari ibihumbi by'abaturage b'inzirakarengane bazize iyo nkubiri. Muri icyo gihe umwami Philippe wa kane yakomeje kwibasira Kiliziya Gatolika, atangira kugenda kubitwaga abatampliye. Aba bari indwanyi za Kiliziya Gatolika, akaba ari umutwe washinzwe mu kinyejana cya 12 ufite inshingano zo kurinda abantu bagiye mu ngendo nyobokamana ahari ubutaka butagatifu. Abangaba umwami Philippe wa kane yatangiye kubata muri yombi mu Bufaransa, abashinja gusenga ibishushanyo no gucira ku musaraba wa Yezu, ndetse no gukoresha iyicarubozo mu gihe habaga hari abaturage bafashwe bashinjwa ibyaha runaka. Uyu mwami Philippe wa kane yageze kure, abatampliye bahamijwe ibyaha bagahabwa ibihano bikomeye cyane, birimo gutwikirwa mu ruhame i Paris. Ibi ngibi nabyo umwami ntabwo yabikoraga kubera ko ari ukuri. Hari benshi babigendeyemo kubera ubwumvikane buke hagati ye na Kiliziya, ndetse abandi akabica ashaka kwigarurira imitungo yabo. Papa Boniface wa munani n'umwami Philippe wa kane bagiranye amakimbirane akomeye cyane, ku buryo byagize ingaruka zikomeye kuri Kiliziya Gatolika. Nubwo bivuga ko mu byo bapfaga hari harimo rya tegeko ry'uko abami bose bagombaga kubaha papa, ntabwo ari cyo cyonyine cyarakaje umwami Philippe wa kane, ahubwo ngo bari barigeze no gukozanyaho bapfa ko Papa Boniface wa munani yamaganye itegeko Ubufaransa bwari bwarashyizeho ryo kwaka imisoro Kiliziya Gatolika mu Bufaransa kugira ngo haboneke amafaranga ahagije yo kwifashisha mu ntambara. Icyo gihe byababaje cyane papa, avuga ko umwami nta bubasha na buke afite bwo gushyiraho imisoro kuri Kiliziya. Iyo misoro umwami yanze kuyivanaho, ndetse anabuza abantu kongera kohereza amaturo n'amabuye y'agaciro i Roma kwa papa. Byahumye ku mirari ubwo Papa Boniface wa munani yatumizaga abasenyeri bo mu Bufaransa ngo baze mu nama i Roma baganire ku myitwarire iteye isoni y'umwami Philippe. Mu kwezi kwa 9 mu 1303 urwango hagati ya papa n'umwami w'Ubufaransa rwari rumaze kugera ku rundi rwego. Umwami yategetse ingabo ze nke ziyobowe n'umujyanama Guillaume de Nagare, maze batera ingoro ya Papa Boniface, baramuboha ndetse bakomereza mu mujyi wa Anagni, ni hafi y'umurwa mukuru w'Ubutaliyani Roma, aho papa yari yaravukiye. Papa yahise afungwa n'ingabo z'Ubufaransa, amara iminsi 3 akorerwa iyicarubozo, ari nako abasirikare b'Ubufaransa bamukwena. Binavugwa ko umwe mu basirikare b'umwami yakubise urushyi papa nk'ikimenyetso cyo kumwihimuraho. Bamwe mu bari bashyigikiye papa baje kumenya ko yafashwe n'Abafaransa, bishyira hamwe bajya kumubohoza, kubw'amahirwe baranabishobora, bamugarurira i Roma. Muri iyi minsi 3 papa yamaze muri gereza, abasirikare b'Ubufaransa bari bakiganira ku buryo bagomba kumwicamo. Ibyifuzo byabo byari kumushyira mu munyururu, bakagenda bamukurura hasi mu muhanda akajya kuburanira mu mujyi wa Lyon imbere y'abaturage. Ahangaha niho bari kumuhamiriza ibyaha by'ubuhakanyi, ubundi agahanishwa gutwikwa. Imigambi y'ingabo z'umwami Philippe wa kane ntabwo yakunze. Icyakora Papa Boniface wa munani yasubiye i Roma afite agahinda gakabije cyane kavanze n'isoni, yikingirana muri Palais du Latran i Roma. Mu gihe yateguraga kwihimura ku mwami w'Ubufaransa ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 10 mu 1303, ni ukuvuga nyuma y'ukwezi afashwe n'Abafaransa, Papa Boniface wa munani yaje gupfa mu buryo butunguranye. Bivugwa ko Papa Boniface wa munani ashobora kuba yarapfuye urw'ikirago, abandi bakavuga ko yaba yararozwe cyangwa se yaragubanuye ijosi, cyangwa se akaba yarishwe n'inkoni yakubiswe n'abasirikare b'Abafaransa ubwo bamufungaga. Byahaye amahirwe umwami Philippe wa kane noneho yo kugira ijambo mu itorwa rya papa mushya, nubwo nabwo bitamuhiriye kubera ko hatowe Benedicto wa 11 nawe wavukaga mu Butaliyani. Uyu yagerageje kunga Kiliziya n'umwami w'Ubufaransa,
harimo no gufungurira umwami amasakaramentu, ariko biranga biba by'ubusa kubera ko umwami Filipe wa kane yashaka ko Papa Benedicto wa 11 aciraho iteka Papa Boniface wa 8 yasimbuye. Mu buryo butunguranye Papa Benoit 11 nawe yaje gupfa amaze umwaka umwe. Biba umwanya noneho usesuye ngo umwami Filipe wa kane yivange mu matora yo gutora papa mushya. Umwami Filipe wa kane yakoresheje amafaranga n'imbaraga za diplomasi kugira ngo hatorwe papa yifuza utazongera kumugora nk'uko Boniface na Benedicto bari baramugoye. Yashishikarije abakardinali b'Abafaransa bari bagiye gutora papa gukoresha ubwinshi bwabo bakanga umukandida wese uzatangwa aturuka mu Butaliyani. Byarangiye hatowe Umufaransa Bertrand de Gaulle. Uyu nguyu yari arkepiskopi w'umujyi wa Bordeaux. Yahawe izina rya Papa Clement wa gatanu. Igitabo Dark History of Popes kivuga ko mbere yo gutorwa umwami Filipe wa kane yari yabanje kugirana inama y'ibanga na Bertrand de Gaulle, bemeranya uko bazakorana naramuka abaye papa. Mu byo ngo umwami yasabye harimo gutesha agaciro ibirego byose Kiliziya Gatolika yamureze n'ibihano yari yaramufatiye we n'abambari be. Harimo gufungura ibirego bishya kuri Papa Boniface wa 8 akanaburanishwa kabone n'ubwo yari yarapfuye, ndetse no kwemerera umwami kujya agira ijambo rikomeye mu itorwa ry'abandi bapapa bazakurikiraho. Ibyo Bertrand de Gaulle amaze kubyemera, umwami yamusezeranije ko azakora ibishoboka byose agatorwa, kandi koko niko byagenze. Mu myaka yakurikiyeho ibyo papa mushya asezeranye byarabaye kubera ko Ubufaransa bwagiye bugira ijambo rikomeye cyane mu itorwa rya papa. Amateka n'ibihano ku Bufaransa Papa Boniface wa 8 yari yarafashe byose Papa Clement yabitesheje agaciro. Abasirikare bagize uruhare mu ishimutwa rya Papa Boniface cyagiye bamumaranaga iminsi 3 bakomorewe amasakaramentu ndetse na zimwe mu nzego za Kiliziya zikomeye zimurirwa mu Bufaransa. Mu mwaka wa 1309 icyicaro cya papa kimuriwe mu mujyi wa Avignon mu majyepfo ashyira uburasirazuba bw'Ubufaransa, ari naho abapapa bose baje nyuma babaye kugera mu mwaka wa 1377. Nubwo umwami w'Ubufaransa yagize ijambo mu mitegekere ya Kiliziya Gatolika, ntabwo byahagaritse ya ntambara Kiliziya yari yaratangiye kubahakanyi n'abandi bashinjwaga gukorera shitani. Byakomeje kongerwamo imbaraga bipfa kuba bitabangamiye umwami w'Ubufaransa n'abambari be. Mu ntangiriro abapapa ntabwo bafataga ubupfumu n'uburozi nk'ikintu gikomeye bakwiriye guha umwanya, ariko mu kinyejana cya 13 n'icya 15 bavuga ko abapfumu ubwabo ibyo bakora bimeze nk'idini rya Sekibi, kandi ko bajya bahura rwihishwa bakagira imigenzo mibi bakora igamije kwangiza imyaka, guteza ibiza nk'imyuzure ndetse bakica abana. Mwibuke gato muri iki gihe siyanse yari ikiri mu mwijima. Rimwe na rimwe ibiza karemano biterwa n'imihindagurikire y'ikirere cyangwa se indwara z'ibyorezo byatewe n'ibikorwa by'ikiremwa muntu, bo bavuga ko biterwa n'ubupfumu n'uburozi. Byatumye Kiliziya ibishyira imbere mu byo igomba kurwanya yivuye inyuma. Ibi kandi byarushijeho guha urwaho abami n'abandi banyapolitike bakabona ibyaha bashinja abo babaga batavuga rumwe. Umuntu runaka yaba ashaka kwigumura ku mwami cyangwa se ubutegetsi bwe, bakamushinja uburozi, ubupfumu cyangwa se ubuhakanyi, ubundi agahanishwa kwicwa atwitswe nk'uko byakorerwaga abandi bahamijwe ibyo byaha. Ibi byatumye Kiliziya na leta bikomeza kuba umwe, kubera ko yaba leta bayihaga iturufu ntagereranywa yo kwikiza abashaka kuzamura umutwe, na papa bikamuha imbaraga zo kurwanya abakwirakwiza imyumvire itandukanye n'iya Kiliziya. Ikindi nuko ibi birego byazamuye urwikekwe n'ubugome mu baturage. Waba uturanye n'abantu batagushaka cyangwa se bashaka kwigarurira imitungo yawe, bagategura uburyo bazagushinja ko ukorana n'abapfumu cyangwa se abarozi, ubundi ukicwa bagasigara mu mitungo yawe cyangwa se igasigara mu maboko y'abayobozi b'inzego z'ibanze n'abahagarariye Kiliziya. Iyi migirire y'ubugome bukabije yateye abantu benshi ubwoba, atari uko bemeranyaga n'ibyo Kiliziya ikora, ahubwo batinyaga ko gukora ibihabanye n'ibyo ishaka byagukururira ibyago wowe n'umuryango wawe. Ibi bihano by'ubugome nk'uko twabivugagaho mu kanya ntabwo byahabwaga rubanda rugufi gusa, ari nacyo cyatumaga abantu barushaho gutinya. Nko mu kinyejana cya 9 Papa Stefan wa 7 kubera ko batarumvikanaga na Papa Formosius wamubanjirije, yategetse ko umurambo wa Formosius utabururwa yambaye ibishura bya papa, bamucira urubanza ku karubanda ari umurambo. Ibyaha bimaze guhama umurambo wa Papa Formosius, urukiko rwategetse ko acibwa intoki, umurambo we ukajugunywa mu ruzi rwa Tibre. Ibi byose nubwo byakozwe mu kwihimura, muri rubanda byasobanurwaga nk'uburyo bwo gutagatifuza Kiliziya kugira ngo amabi yakozwe n'abapapa babanje atazakurikirana Kiliziya yose. Mu kurwanya ubuhakanyi kandi Kiliziya yakomeje gushyiraho amategeko akomeye cyane, nkaho mu kinyejana cya 13 Papa Innocent wa 3 yaciye iteka ko no guhishira umuntu ukora ubuhakanyi ubwabyo ari icyaha. No kuvuga ko washoboraga kudashinjwa gukora ubuhakanyi cyangwa se bwa bupfumu n'uburozi, ariko ugashinjwa guhishira ubikora, kabone nubwo mwari musanzwe mugendana utazi ko abikora. Muri make abantu babitswe mu ubwoba ku buryo buri wese yabaga hacunga mugenzi we.
hari naho byageze mu majyaruguru y'Ubufaransa uduce tumwe twose tugashinjwa gukora bwa buhakanyi bw'abakatare, ahoherezwaga ingabo za leta kujya gukemura iki kibazo, bakica abaturage bose bagamije gutagatifuza umujyi kubera ko wahumanyijwe n'aba bahakanyi. Abanyamateka bavuga ko ibyabaye ku bakatare ushatse wabyita jenoside yakozwe na kiliziya ifatanyije na leta, kubera ko bahizwe cyane kugera bishwe bakabamara, kandi bigakorwa mu buryo bubabaje. Guhana abahakanyi bihanukiriye byakomeje gukomera cyane, ndetse ku buryo uwo babikekagaho aho kwicwa n'abakozi ba kiliziya yashoboraga guhitamo kwiyahura, kubera ko aribyo byabaga byoroshye. Abize amateka bazi umugabo witwa Galileo Galilei, yabayeho mu kinyejana cya 17. Ni umwe mu bashimangiye ko isi izenguruka izuba. Ibi byari bihabanye n'imyigishirize isanzwe ya Kiliziya Gatolika. Atangira gushinjwa ubuhakanyi no kuyobya rubanda. Amaze kubona ko ashobora kubambirwa mu ruhame ashinjwa ubuhakanyi, yahisemo kwiyambura ubuzima. Kugera mu myaka y'1600 imanza z'abashinjwa ubuhakanyi zaberaga mu ruhame, ndetse abapadiri n'abayobozi b'inzego z'ibanze bakazitabira kugira ngo birusheho kubera isomo abaturage. Ibihano byo kwica no gutwika ababaga bahamijwe ibi byaha nabyo byaberaga mu ruhame. Akenshi abifashishwaga mu kwica abahamwe n'ibyaha babaga ari abasirikare basanzwe cyangwa se inzobere mu kunyonga no gutwika abantu. Abihaye Imana babaga bitabiriye ibyo bikorwa byo kwica abahakanyi babanzaga gutanga penetensiya ku bagiye gukora ku kazi ko kwica, kugira ngo umurimo bagiye gukora ushimwe n'Imana. Ibikoresho bigiye kwifashishwa nabyo byabanzaga guhabwa umugisha. Kubera uburyo ibi bihano byamaze igihe kinini bikorwa kandi bigakorerwa mu ruhame, byageze aho biba nk'ibisanzwe, ku buryo hari aho abahamijwe ibyaha by'ubuhakanyi batwikwaga rubanda bareba, ariko ntihagire n'umwe ubaririra. Byasabye hafi imyaka 1000 ibikorwa nk'ibi bikorwa mu izina rya Kiliziya Gatolika kugira ngo bihagarikwe burundu. Mu kinyejana cya 19 nibwo Kiliziya yahinduye imikorere. Ubwo bugizi bwa nabi busa nk'ubukuweho burundu, ndetse abapapa batangira guhagarika kwivanga mu bya politike. Igitabo Dark History of Popes kiti hashize ibinyejana byinshi by'imyaka abapapa badafatwa nk'abanyamadini, ahubwo ari abanyapolitike badatinya gushoza intambara no kwigaragura mu bugizi bwa nabi. Bakoranaga bya hafi n'abami, abami nabo bagakorana nabo. Mu kanya twabivugagaho ko abami n'abandi bategetsi b'isi nabo bumviraga Kiliziya, kubera ko mbere na mbere bavutse bumva inyigisho zayo. Hari na benshi nabo babyemeraga gutyo, abandi babikoraga bashaka ko ingoma zabo zikomera, kubera ko Kiliziya niyo yagenzuraga imitekerereze y'abaturage, n'ababikoraga birindaga ko bashwana na papa ibyabo bikarangira. Nyuma yo guhagarika kwivanga mu bya politike no kudohora, bikajyana n'ubuvumbuzi bwinshi mu bya siyanse, revolution cyangwa se impinduramatwara nyinshi ku isi zo guharanira ubwigenge, abantu batangiye guhumeka, ndetse amadini menshi atangira kuvuka atavuga rumwe na Kiliziya. Leta nshya zatangiye kuvuka, inzobere muri politike zitangira gusaba ko idini na leta bitandukanywa, buri cyose kigakora mu bwigenge bwacyo, ntihagire ikibangamira ikindi. Mu myaka y'1800 abapapa batangiye kwitandukanya cyane n'imigirire y'ababanjirije, by'umwihariko iy'ubugome bukabije no kwivanga muri politike. Mu myaka ya vuba hari n'abapapa bagiye bumvikana basaba imbabazi z'ibyababanjirije bakoze, bagaragaza ko atari ko byari bikwiriye kugenda, ariko nyine ibyangiritse byararangiye. Abapfuye bazira ubusa barapfuye. Ikiza no kwizera ko bitazagaruka. Naha dusoreje iki kiganiro. Nge nitwa Ismael Mwanafunzi.